Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, nibwo natwe migano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru ya documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye gushakisha no guta muri yombi abagizi ba nabi batemye abanyerondo ubwo bari batabaye. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye gushakisha no guta muri yombi abagizi ba nabi batemye abanyerondo igihe bari batabaye umuturage bakamutema. Ibi bikaba byarabaye mu ijoro rishyira ku cyumweru Mutarama 2026 mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Uru rugomo rwabereye mu mudugudu witwa Biti, akagari ka Remera, umurenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, ubwo abanyerondo bari batabaye umuturage witwa Yankurije Joseline ucumbitse mu nzu witwa Shingiro Beno. Bivuga ko uyu muturage yatabaje ubuyobozi bw'umudugudu abubwira ko hari abantu atazi barimo kumukomangira, ari nabwo abanyerondo bahise bamenyeshwa bakerekeza ahari kubera icyo kibazo. Umuyobozi w'umudugudu wa Biti yahamije aya makuru avuga ko yahamagawe saa 7 z'ijoro agahita bimenyesha abanyerondo, ariko nyuma ngo uyu muyobozi w'umudugudu agatungurwa no kumva ngo abanyerondo batabaza bakomerekejwe ndetse banakwiye imishwaro. Nyuma yuko ibi bibaye babibwiye umudugudu ko aba bantu bari bagiye gufata bari bitwaje intwaro gakondo bakaba bacitse bamaze gutema abanyerondo babiri, gusa umwe bakaba bamutemye ikiganza undi bakamutema mu mbavu. Uyu muyobozi w'umudugudu yavuze ko bahise bahamagara polisi y'u Rwanda ihagera, aba bantu bamaze kuburirwa irengero abanyerondo batemwe bahita bajyanwa kwa muganga. Umuyobozi w'umudugudu akomeza avuga ko usibye kuba baratemye aba banyerondo ngo hari n'umuturage ucuruza butike bari bibyemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ari nabyo bahera bavuga ko abakeka ko ababikoze ibyo ngibyo ari abajura bari baje kwiba. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yahamirije amakuru imvaho nshya dukesha iyi nkuru, avuga ko hari abantu babiri bafashwe bari mu bakekwaho uruhare mu guhungabanya umutekano no gukomeretsa abanyerondo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yanevuze ko kandi hari n'abandi batatu bagishakishwa, gusa abakomeretse bo bakaba barajyanywe kuvurwa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi akaba yagize ati nibyo koko ibyo bikimara kuba inzego z'umutekano zihutiye gutabara abakomerekejwe bajyanwa kwa muganga baravurwa, aho umwe yakomerekejwe ikiganza undi bakamukubita ikibatiri cy'umuhoro mu mbavu. Ababigizemo uruhari iperereza ryahise ritangira, ubu hari babiri bamaze gutabwa muri yombi ndetse n'abandi batatu baracyakurikiranwa no gushakishwa, naho umuturage wibwiwe twamusabye gutanga ikirego ubundi ibindi kabiharira iperereza. CIP Hassan Kamanzi kandi asaba abijandika mu bikorwa byo guhungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage kubireka ko inzego z'umutekano ziri maso. Nubwo ibi bibaye si ubwa mbere bibaye muri aka kagari ka Remera kuko havugwa ikibazo cy'ubujura, kuko hano umuturage barutse gutera iwe mu rugo bakamwiba amatungo magufi arimo ihene, batwaye inkuru hanyuma abana bayo bakabaca imitwe bakabataba mu mirima w'imyumbati. Abaturage muri aka gace kandi bavuga ko ababatera baba baje kwiba ari abaturuka mu bice bya Ruvumera na Rugarama, cyane cyane ahazwi mu isi ya 9, by'umwihariko hakaba bakunze kuvugwa ikibazo cy'ubujura bwiganjemo abategera abantu mu nzira bakabambura ibyabo mu masaha y'umugoroba. Ngayo nguko abakoze kubana natwe, reka mubwire ngo niba rugamije kuri Talk Rwanda ugakora ibyo dukora, nugenda udakoze subscribe ubundi ujye ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi.